nyagasani ndakwiragije umpori iruhande imbabazi zawe nizingenda imbere nzagusange mu bwami bwawe twishimane iteka komeza intambwe zanjye nyagasani ngukurikire ntagandabirana mu buzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga ibera uwawe dawe ibera uwawe dawe komeza intambwe zanjye nyagasani ngukurikire ntagandabirana mu buzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga ibera uwawe dawe ibera uwawe dawe ibera uwawe dawe Tukuririmba Imana koko tukumvire tutagucafuza wakwirakwije ivugurura hose komeza uvugurure hose komeza uvugurure hose Roho mutagatifu Roho dukunda Roho mutagatifu wo mu butatu Roho wakwiriye mu Rwanda hose no mu mahanga yose urakora tukuririmba Imana koko tukumvire tutagucafuza wakwirakwije ivugurura hose komeza uvugurure hose komeza uvugurure hose Mutagatifu watwaresha umwana wa Yesu Kristo maze aduha ingabire yo kuvuka bundi bushya kubw'amazi n'umuriro w'umutagatifu reba n'impuhwe twabagusaba uhe aya mazi umugisha naho haza guterwa hose kugira ngo ahasendereze ubuzima buguturukaho wowe mubyeyi wacu wadusezeranije kubaho ubuziraherezo maze abakiri bazima twivugurure ku mubiri no ku mutima tugukorere dutunganye kubwa Yesu Kristo umwami wacu izina ry'Imana ubwo nibyo ugiye kubabigurira n'abandi bose baragenda mu cyubahiro cyabo umunsi uzatoranya koko rero nta n'umwe muri twe ubereyeho ubwe kandi nta n'umwe upfira ubwe niba turiho tubereyeho nyagasani niba kandi dupfuye dupfira nyagasani twabaho twapfa turi abanyagasani koko rero
nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Nyagasani mu iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu twosha, ahubwo udukize icyago. ndakuramutsa Mariya, Ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urayidusabira twabanyabyaha muri ubu n'ibihe tuzapfira. ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Nk'uko bisanzwe iteka, umubabane n'iteka ryose. nimukomere bagaragu ba Nyagasani. Nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuyiregereje. Umucunguzi w'abantu ageze hafi, hahirwa abamesha amari rya Nyagasani, azaduhanagura amarira yose, tuzaba turirimba ya ndirimbo y'abatsinze. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Yego, murakoze. Iyo ndirimbo irakomeza, iyo ndirimbo irakomeza. Nta n'imibabaro, nta byago nta n'atsinze. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Ijuru n'amarira nta n'imibabaro, nta byago nta n'urupfu cyangwa se amaganya, harangwa n'urukundo, ibyishimo n'umunezero. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi Kuri uyu munsi tugutaramiye, turagushimira Nyagasani Yesu, waduhereye byinshi muri wowe, ngo bikomeze kutuvugurura. Kuririmbura Imana koko, tukumvire tutagujaguza, wakwirakwije ivugurwa hose, komeza uvugurure hose, komeza uvugurure hose. Iteka washatse kudufasha gukorera ingoma ya Kristu, nibwo twigishije kwivugurura ngo turusheho kuyikorera. Kuririmbura Imana koko, tukumvire tutagujaguza, wakwirakwije ivugurwa hose, komeza uvugurure hose, komeza uvugurure hose.
gukora dukorere byose mu rukundo niko Yesu Kristo yadutegetse Uririmura Imana koko tukumvira tutagushavuza wakwirakwije ivugurura hose komeza uvugurure hose komeza uvugurure hose Roho ubwe adusengeramo kuko ubwacu tutabishobora agakoresha imivumero irenze imivugire yacu Uririmura Imana koko tukumvira tutagushavuza wakwirakwije ivugurura hose komeza uvugurure hose komeza uvugurure hose Satani tugusabye kwakira umwana wawe Joseph Rukara washatse ko akwisaba urugo kuri iyi si umujyane wawe shyinguriye ibyaha byacu ufite ingabire zinyuranye ariko zose niza roho umwe uzigaba uko yazigennye ngo zijye zubaka kiliziya Uririmura Imana koko tukumvira tutagushavuza wakwirakwije ivugurura hose komeza uvugurure hose komeza uvugurure hose ntitugashavuze uwa roho kuko ari we twabatirijwemo agashaka kutuvugurura mu ngabire ze ntagatifu Uririmura Imana koko tukumvira tutagushavuza wakwirakwije ivugurura hose komeza uvugurure hose komeza uvugurure hose abayoborwa na roho mutagatifu abo ni bo bana b'Imana niba tubeshejweho na roho nitugendeshwe kandi nawe Uririmura Imana koko tukumvira tutagushavuza wakwirakwije ivugurura hose komeza uvugurure hose komeza uvugurure hose
mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'umusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Bakristo bavandimwe, nshuti z'umuryango wa Rukara Yozefu, duteraniye muri iyi ngoro ya Nyagasani kubera ko umubyeyi wacu Rukara Yozefu yatuvuyemo. Twari tumuzi neza kandi twamukundaga. Uyu munsi rero ni umunsi we, twaje kumuha icyubahiro tumusezeraho, twaje kumusabira kugira ngo Nyagasani amubabarire ibicumuro yaba yaragize kandi amuhe ingororano y'ubuzima buhoraho. Koko ku mukristo urupfu ntiruba rutsembye byose, ahubwo rumwinjiza iwabo mu ijuru. Nicyo gituma agahinda ko kuba twabuze uyu mubyeyi wacu twakundaga kadakwiye guhanagura ibyishimo tugomba gusanga mu gitekerezo cy'uko uyu mubyeyi wacu Rukara Yozefu agiye guhabwa ingororano y'ibyiza byinshi yakoze buri wese umuzi yavuga ahangaha. Bavandimwe rero, isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ubuhanga ribuze kutwereka ko roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana. Turasaba Imana rero kugira ngo ibyo biganza ibyakirimo uyu mubyeyi wacu. Isomo rya kabiri ribuze kutwereka ko nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ibyago nk'ibi, urupfu, inzara, ibitotezo n'ibindi byose, tugomba gukomeza gukunda Imana kandi tukayishimira muri byose, kubera ko byose ibikora mu mugambi no mu bushake byayo. Ntabwo ngisha inama yenda ngo tuba twarayigira ngo bigenze ukundi. Ivanjiri ntagatifu ibuze kutwereka ko Yezu Kristo asanga abababaye. Ndabizi urupfu rurababaza, n'akana gatoya n'abakuze n'abakuze, urupfu rurababaza. Yezu Kristo yasanga abo ngabo bababaye, baba bibitse ubucuti nawe, nuko akabahumuriza akabahoza amarira. muri buze kubyumva mu ivanjiri. Bavandimwe rero, ntabwo twifuza ko Yezu Kristo yadukorera ibitangaza cyagarura uyu mubyeyi wacu Yozefu Rukara muri ubu buzima turimo, kugira ngo yongere dushimisha, dukorere ibyiza byinshi n'ubu yadukoreraga, kubera ko nk'uko abarengera bamaze kubivuga, tugomba kuzirikana ko turi mu rugendo rugana mu ijuru. Icyo twamwifuriza rero ni uko iryo joro yaritaha natwe tukazamusangayo, akongera akatwakira nk'abana be, inshuti ze n'abavandimwe n'abandi bose bamumenye. Aho niho twese duharanira kujya rero, kandi tukaba tuhamwifurije ngo aharuhukire amahoro. Ni mucyo tubanze twegere Nyagasani ko turabona intege nke muri byinshi, maze tumusabe imbabazi aho tutamutunganiye, kugira ngo dushobore gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemere imbere y'Imana ishobora byose, banadushoboye rwose, n'ubwo banatekereje, n'ubwo navuze, n'ubwo nakoze, n'ubwo nemeje kutuhanga, koko banadushoboye rwose, nicyo gituma yinginga Mariya Mutagatifu muri icyo giteka, n'abamarayika bose, n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Christ,
yishimire gusangira nawe izuka kubwa Yezu Kristo nyine umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu migabo mutagatifu uko ibihe barabisimburana iteka. kandi nta gitekerezo kizongera kubageraho. Mu maso y'ibipfamutima bameze nk'abapfuye burundu, barigendeye basa nk'aho bagushije ishyano, bagiye kurengerwa ko barimbutse, nyamara bo bibereye mu mahoro. Ndetse n'ubwo mu maso y'abantu basa n'abahanwe bahorana n'imizero yo tutazapfa. Nibamara guhanishwa ibihano byoroheje bazahabwa ingororano zitagereranywa. Imana yarabagerageje usanga bakwiye kuba abayo, yarabasukuye nka zahabu mu ruganda, ibakira nk'ibitambo bitagira inenge. Igihe Imana izabagenderera nibwo bazabengerana, barabagirane nk'ibishashi by'umuriro mu bikenyeri byumye. Bazacira amahanga imanza kandi bategeke ibihugu, maze Nyagasani ababere umwami iteka ryose. Abamwiringiye bazamenya ukuri icyo ari cyo, abamuyobotse bazibanire nawe ku rukundo, kuko asesekaza ubuntu n'imbabazi ku ntungane ze, kandi arekeye gusura abayo yitoreye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twabiyongera iki niba Imana turi kumwe n'ibyo waduhangara, yo itimanye ndetse n'umwana wayo ikamutangira twese hamwe nawe. Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana ko Imana iza kubimugana? Ninde uzagucira urubanza ko Kristo yazutse, ko Kristo yapfuye ndetse ko yazutse uri iburyo bw'Imana akaba anadutakambira? Ni iki cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana? Ni iki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Ibyago se, agahinda se, ibitotezo se, inzara se, ubukene se, imitego se, cyangwa inkota? Nk'uko byanditswe ngo ku mpamvu yawe baratwita umusubirizo, batugize inama zibagwa. Nyamara muri ibyo byose tugatsinda kakahava tubikesha uwadukunze. Koko rero simbishidikanya, ari urupfu, ari ubugingo, ari abamarayika, ari ibinyabubasha, ari ibyubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, ari iby'ejuru, ari iby'ikuzimu, ari ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Kristo Yesu umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluia.
Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Mariya ageze aho Yesu yari ari, ngo amukubite amaso aramupfukamira ati, Nyagasani, iyo uba hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira, n'abayahudi bamuherekeje nabo barira, ashinguka umutima maze avugana ikiniga ati, mwamushyinguye hehe? Baramubwira bati, Nyagasani, ngwino urebe. Nuko Yesu asuka amarira. Abayahudi baravuga bati, nimurebe ukuntu yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uwashoboye guhumura yahumye yarananiwe kuzuye gupfa. Yesu yongera gushinguka umutima maze ajya kumva. Iyo mva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yesu ati, nimukureho ibuye. Marita mushiki wapfuye aravuga ati, Nyagasani, ubaranuka, uyu munsi ni uwa 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye ko niwemera uribona ikuzo ry'Imana? Nuko ibuye barikuraho. Yesu yubura amaso ayerekeza hejuru avuga ati, dawe, ndagushimira kuko wanyumvise. Njye nari nsanzwe nzi ko unyumva, none mbivugiye aba bantu bankikije ngira ngo bemere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga atyo arangurura ijwi rihanitse ati, Lazaro, ngwino, sohoka. Uwari warapfuye arasohoka, aza ibiganza n'ibirenge bigihambiriye, no mu maso yagipfukishije ibitambaro. Yesu arababwira ati, nimumuhambure maze mumureke agende. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Duteraniye muri iyi ngoro ya Nyagasani kugira ngo tumuvugire. Ibi byose rero ni Imana yabigennye iki, ndetse iri sengesho twarivuga tunashimira Imana ntacyo ryishe, kubera yo yari yadutije uyu mubyeyi wacu mu gihe cy'imyaka 108 yose yamaze ku isi. Benshi bagiye batandukanye, abo bose bagafatanya ubuzima bwa hano ku isi. Bamwe baracyariho, abandi ntibakiriho, kubera ko buri wese afite igihe cye. Bavandimwe, ubuzima bwa hano ku isi ntabwo ari twe tubugena, ndetse n'iyi si dutuyeho si twe twayiremye. Umuntu ajya kubura amaso aciye akenge agasanga ari ku isi, agasanga ni mwene kana kananira kana, nta rundi ruhara babifitemo we. Ubuzima bwacu rero nabwo ntabwo ari twe tubuyobora. Uyu munsi turi kubona ibiri kuba, n'ibyabaye ejo turabizi, ariko izaba ejo n'ejo bundi hazaza, ndetse no mu kanya ntabwo tuzi ibyayo. Imana rero iba yarabigize amabanga, nuko twebwe icyo dusabwa ni ukuyumva no kuyemera, tukayoborwa n'urukundo n'ukwemera byayo. Bavandimwe rero, uyu mubyeyi wacu turashima Imana icyo gihe cyose yamudutije, akadukorera byinshi byiza yashoboye gukora, natwe tukabyishimira. Abenshi ngira ngo wabaye ikintu cyuma babivuga. Bavandimwe rero, ntabwo dukwiye guheranwa n'agahinda kuko uyu mubyeyi wacu atabarutse. Nk'uko mubyumva uburyo byinshi yakoze, ahubwo araruhutse imyaka 108. Ntasimbariro rozanarika icyifuzo cyane, ariko ibyo ni ibyifuzo n'ubundi. Ibyo ngibyo rero ntabwo tubyiha, ahubwo uyu munsi tugomba kugira isomo ry'ubuzima dusigarana. Tuti mu minsi Imana ntije kuri iyi si yayo, hajya ndi kuyimara n'iki, ndi kuyikora n'iki, wa mugani utatuma n'igihe cyane kigeze Imana ikunze buto yayo abantu bamerekeza n'agahinda bafite, ahubwo bati, igendere warakoze, ibyo utakoze natwe tuzabikora kuko tugihumeka.
ni isomo rikomeye ry'ubuzima rero buri wese agomba kwiga. Ubwo tumaze kubona ko umuntu ashobora urupfu rushobora kumutwara ashaje cyangwa se rukamutwara n'umusore, ari inkumi, ari umwana se, ikigero icyo ari cyo cyose waba urimo urakujyana. Yewe niba waba ukomeye bingana gutaho ntabwo wabuganisha amategeko, ntabwo ikiro hari wabaha amafaranga ngo umureke, ntawe ugenda imigabane n'ibihugu bitandukanye ngo yenda ngo yagufunga. N'abavura, n'abaragura, n'abaraguza, n'abasenga bose babajyana. Bavandimwe rero, niba urupfu ntawe warucikira, ugomba kwicara ukarutegereza. Nicyo umunyarwanda yarebye aravuga ati hapfa uwavutse, niba uzi ko wavutse tegereza igihe nk'iki wagera amahirwe ukabona abaguherekeza mubigize ko hari n'abandi babona abaherekeza. Ibyo hose amateka tuyazanye. Bavandimwe rero, ni byiza ko twishimira ko duherekeje umubyeyi wacu cyubahiro, kandi tumugomba buri wese mu byo yashoboraga gukora akaba yabikoze. N'isengesho rero yakundaga birumvikana. Mu isomo rya mbere twumvise ko roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, nta gitotezo na kimwe tuzongera kuzigeraho, nubwo mu maso y'ibipfamutima bameze nk'abapfuye, bakaba barigendeye bakameze nk'abahawe ibihano, ariko bo bibereye mu mahoro twebwe ubwacu tudashobora kwiyumvisha. Ubu amahoro umubyeyi wacu arimo niba ibisingizo byose tumuvugira twe ntabwo twashobora kwiyumvisha, nubwo ibyo byose kubera amarangamutima ya muntu bica ku ruhande rw'ubwenge bwacu no mu mitima yacu, wajya kubona ukabona amarira araguye, ariko umubyeyi wacu ibereye mu mahoro, umurikira uruhukire iruhande rw'Imana yakunze. Bavandimwe, kugira ngo uruhukire mu mahoro ni ukuba ufite bwa butungane nyine roho z'intungane. ubwo butungane bukaba butuvuna, bukaba butugora muri urugendo rwacu hano ku isi. Butugora kubera iki? Kubera imibereho ye. Ugasanga turaharanira imibereho, urafata ahangaha ugafata nawe, ugakubita iyi ugakubita n'iriya, rimwe na rimwe ukavayo wanduranyije ushaka imibereho utazi igihe izamara hano ku isi. Ugasanga biragenda Imana ibigena icyo, ariko yuzuye urukundo n'izonga izagera ihera. Hari abagerageza, hari abarimo habiri mu buzima bwacu, kuko ntabwo buzakubuza. Nibyo batubwiye mu gice cya kabiri cy'isomo rero, baravuga ngo Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba abandi, yarabasukuye nka zahabu mu ruganda, kugeza igihe babengeraniye nk'ibishashi by'umuriro mu bikenyeri by'ubu, nuko ibashyira ku Imana izabasukura rero ifatiye ukuba twarayemeye, ukuba twarakiriye Yesu Kristo, buri wese mu kigero arimo. Niyo mpamvu neza ngo wiga tuwaka ndetse na nivo y'ubukristo bwacu ntabwo Kristo neza akozwe. Twese twicaye imbere, bicaye imbere, turimo hagati, ariko buri wese ntabwo buzakubuza kuko Imana nk'uko zahabu iyungurirwa mu ruganda, uvuga ngo byanga bikunda umuntu usukura nawo urimo ubabara, urimo uburibwe, ariko yumye nuko Afurika birarangiye ukabugiye muri wo mubare waruhuze intungane. Kumura kumvise umuntu naje kumvisha amahoro, ariko imirimo myiza dutozwa n'ivanjiri aba ari ukugira ngo ibyiza muri twebwe bibe byinshi, ibyiza muri twebwe bibe byinshi, aho ubwiza bibe byinshi ndetse n'umuriro usukura uzabe mugufiya. Iyo ukora umwambaro ujyana mu mirimo isanzwe ya buri munsi yasohoye wawe cyagiye ikibuga kiba gifitiye, niyo purigatori kuvuga mutazi. Bavandimwe rero, nta nubwo ari na buri wese ugira amahirwe yo gusama aho ngaho,
uwahakanye Imana agahakana Yesu Kristo agahakana Roho Mutagatifu n'ibikorwa bya Roho Mutagatifu n'ibyo kwemera uwo muntu afite amahirwe yo guca muri iki cyatuma gira ubugingo bwite. Nibwo mukwiye guharanira, nibwo dukwiye guharanira natwe twese ibiturimo bitwambika amakanzu turi abantu b'abagabo n'ibishura by'abagore abari kugira ngo tuzagira ubugingo bwite. Bavandimwe rero zirikane tuyakomereho zo kumvise ubwacu butazakusa, kumve ko niba twaramaze kwinjira mu muryango w'abana b'Imana ku bwa batisimu bitazakusa, aho duharanire kwigiza biba byinshi tubifashijwemo n'ingabire Roho Mutagatifu buri wese yahawe. Urupfu ngurunguru rero rutera agahinda. Isomo rya kabiri ryaje rikutubaza ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nta kintu na kimwe gikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ntabwo ari cyo kuko n'uwara wowe mu mituwayi kubera mbere yaramugutije wakubaza aho wamukuye ntabwo wahabona we ni uw'Imana. Rero ibanjiri twabwiwe ko Yesu Kristo inshuti za Yesu zifite agahinda azisura akazihumuriza. Twumvise Mariya ajya gusanganira Yesu amwikubita imbere aramupfukamira ati nyagasani wa hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, umubyeyi wacu tuzongera tukamubona. Ariko tukabikora twubaha Imana nk'uko Mariya biduhaye mu rugero. Mariya ntabwo yijujutse ngo nyuma y'iminsi ine tumushyinguye none nibwo hageze, ahubwo yarapfukamiye. Ntibyari bivuga ngo nta mpaka tugiye kuko nta n'ikindi twabyongeraho. Bavandimwe rero icyo cyubahiro tugomba Imana dukomeze tukihe, twe gutwarwa n'amaraso wamugane dutanga kwemera kwacu muri kano kanya no muri bino bihe turimo biratworoheye. Bavandimwe rero Yesu Kristo abona ukuntu abantu babaye akifatanya nabo kubera ko ari umuntu akagira agahinda, abantu bose bakamubona ko aje ati mbega ukuntu yamukundaga, abandi bakavuga bati kuba ahemera Yesu Kristo n'ibitangaza bye bwa bundi Mariya nawe yahereyeho no kubakura yinjiye. Yesu Kristo wakora isengesho dushishikariza buri wese isengesho, ari nabyo by'umubyeyi wacu turi kumuherekezanya. Isengesho ni isengesho rya Yesu. Niba Yesu yarasengaga kandi ari Imana akaba n'umuntu, none twebwe bino hanze ibiganza n'ibirenge bihambiriye n'amaboko yitwikishije ibitambaro. Muri bariya bose bari bamaze iminsi ine barira, rero si ine gusa, mu bihumbi yabageraho bari barira. Nta n'umwe wari washoboye kubumurikira igitekerezo byatuma batarira. Ariko kugira ngo muri bariya bari kurira hari harimo abakene gusa, abafite amafaranga bari bari kuyarira. Ntabwo ubasha byari byose navuze bose bakarira ntawe ufite gukora. Ariko Yesu Kristo abantu duharanira hano ku isi nta kindi twamwifuza. Abavandimwe rero dukomeze tumusabire buri wese mu mutima we, ndetse tunashyize hamwe kugira ngo ibyo byose azabikorera. Nyagasani Yesu nahamwe nawe. Iteka amuhe kubana iteka n'abatagatifu. Imana ibakire mu
rwayo ruhoraho iteka. Dusabire abavandimwe bacu bategetswe n'agahinda hamwe n'abayira bose kugira ngo Imana ibabere ihumure n'amahoro. Dusabire abababaye bagacika intege hamwe n'abandi bose batagira umuntu ubaba iruhande ngo abatabare mu ntege nke zabo kugira ngo Nyagasani abarinde kandi abahe amahoro. Dusabire abita kuri bagenzi babo babigiriye Nyagasani kugira ngo Imana ibakomeze uwo mutima kandi ibahe kuba urumuri rw'abandi. Dusabire abantu bose bemera izuka ry'abapfuye n'abandi bose baharanira ukuri kugira ngo Yezu ababere inzira ibageza kuri Data wo mu ijuru. Dusabire abateraniye hano bose, abatashoboye kuza n'abadusabye kubasabira kugira ngo ibyishimo n'amahoro babirongere mu mutima wa Kristo wazutse. Nyagasani Yezu, turakwinginze amasengesho y'abana bawe bagutakambira nagirira akamaro umuyoboke wawe Yozefu Rukara wapfuye, maze umukize ibyaha byose kandi umushyire mu bo wacunguye, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amena. Dukomeje dutwita Eucharistia twifatanyije n'uyu mubyeyi kubera ko nk'uko mubizi yari dukundaga cyane. Nyagasani Mana yacu, tuguhereze amaturo twiyoroheje dusabira umuyoboke wawe Yozefu Rukara, kandi turiyambaza impuhwe zawe ngubwo atigeze ashidikanya ko umwana wawe ari umucunguzi wuje urugwiro, umuhe ubona ko ari n'umucamanza ugira imbabazi, we ubaho agategeka iteka ryose. Yesu n'abanye hamwe
birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose, ugahora witeka kubwa Kristo umwami wacu. Niwe twaboneyeho amizero y'izuka rihire, kugira ngo abashakuzwa no kuzakora bidashidikanywa bahumurizwe n'isezerano ryo kuzabaho ubuziraherezo. Koko rero Nyagasani, abayoboke bawe ubugingo ntibabucuzwa, ahubwo bahinduka ukundi, maze ubuzima bwabo bwo kuri iyi si bwamara gushira bakimurirwa mu ngoro ihoraho yo mu ijuru. Nicyo gitumye twifatanya n'imitwe yose y'abamarayika ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu, turagusaba ngo usakaze wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuse kugira ngo hinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'uko ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose, kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora by'urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa.
none rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza aya maturo kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya kristo roho mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yawe igihe ku isi hose maze uyobore igendere mu rukundo hamwe na papa wacu Leo n'umwepiskopi wacu Antoni Karidinali Kambanda n'abatorewe umurimo wawe kandi bose. Nyagasani wibuke umuyoboke wawe Yozefu Rukara wahamagaye u Rwanda kuri iyi si maze ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe umuhe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye ubwizere bwo kuzazuka roho ziri muri purigatori hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakire mu rumuri ruturukaho. Turakwinginze natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yozefu mutagatifu umugabo udahinyuka n'intumwa zawe ntagatifu, bazina bacu batagatifu ndetse na mutagatifu Yozefu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihererwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza arabidutegeka kandi akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti dawe mu ijuru, igishaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungurire none utabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntudutererane mu kutwoshya ahubwo dukize icyaha. Nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose, ibihe turi mu bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe n'amahoro kandi wibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani, nimwifurizanye amahoro. Amen.
dore intama w'Imana dore ukiza ibyaha by'abantu. Kristo duhabwa tubesheho muzakiza umukungu bw'iteka.
nyagasani mana yacu mu isakaramentu ry'ukarisitiya umwana wawe dusigiye impamba muri urugendo turimo ugirire iryo funguro maze umubyeyi wacu Yosefu Rukara umuhe gusangira na Kristo mu bugingo bw'iteka kubwa Kristo nyine umwami wacu. Ishare abandi Kristo Yesu aje. Ndashima Imana kubera umwanya tubonye wo kugira ngo tuvuge ubuzima bw'umubyeyi wacu Cyara Joseph wakora ibirori bye uyu munsi. Nitwa Mwiseneza Theogene, ndi umuhungu w'umuhererezi, n'umukuru w'umuryango wa Rukara Joseph. Bavandimwe, nshuti, kugira ngo umuntu ahera ubuzima n'ibigwi by'uyu mubyeyi biraruhanije. Uyu mubyeyi yavutse mu 1917. Yavukanye n'abandi bahungu, bane n'abakobwa babiri mu muryango we w'ababyeyi be. Ndahebye nta kibazo, ariko niwe wari usigaye, bose barapfuye. Yashakanye n'umubyeyi watubyaye bagaragaza Bernadette, nawe yitabye Imana. Rukara rero yasigaye wenyine kuri iyi si, ari abo bavukanye, ari abo bashakanye, nta n'umwe yarakirwa, ariko twe twajya duhari n'umuryango we. Rukara yakoze byinshi, Joseph yakoze byinshi, nta rondoro. Ari mu basore b'intarumikwa batoranyijwe kujya gukora muri Kongo, hitwa Katanga, mu y'agaciro, igihe cy'umwami, igihe cy'Ababiligi. Hanyuma nyuma yaho yamaze imyaka 10, ariko mbere yaho yarize, nubwo yatize amashuri menshi y'icyo gihe, yize amashuri 4 abanza. Icyo gihe bigeraga kuri paruwasi, ariko yari yarahiye kuri santarari yitwa Rusasa, ko iwabo hari ni muri paruwasi ya Janja, naho yavukiye. Icyo gihe rero ababyeyi ntabwo bakundaga ko abana biga. Uburyo yizemo nabwo ntibworoshye, kuko yatwaraga inka mu gasozi, hanyuma akazisigira abandi bashumba, akajya kwiga, nyuma akazisiga akajya kwiga, yataha akagera kuri abashumba, akamuha inka akazicyura, akitwa ko yakoze umurimo wo kuragira. Ababyeyi be ntabwo bari babizi kuko ntibanabishaka.
muri iyo mirimo ye yakoze rero usibye aho muri Congo yabaye kubera amashuri ye make yari yarize, yari umwe mu bantu bari bazi gusoma no kwandika. Yatembera ahantu Kiziguro, muri paruwasi ya Kiziguro, aho yakoze umurimo w'ubwirizabutumwa, aba umukatejiste. Yakoze igihe gito, hanyuma ubundi yikorera imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Iyo yatumaga dushobora kubaho nk'abana be n'abuzukuru, aho twashobora kwiga tukabaho n'ubundi buzima. Umubyeyi wacu yadufashe neza, yakoze ibyo agombaga gukora. Ubwo amaze gusigara wenyine, umuryango waricaye uratekereza, usanga kugira ngo dukomeze tubungabunge ubuzima bwe tunamufashe neza, byabaye ngombwa ko kubera yarasigaye mu rugo wenyine, byabaye ngombwa ko yimuka tumuzana inaha i Bugesera ariho ntuye. Yahaje 2011, tumaranye imyaka 11 ari mu Bugesera yibutse. Ukara yabanye neza nabo, yabanye nabo aho yaratuye mu Majyaruguru. Ageze na hano mu Bugesera abana neza nabo. Igihe yari agifite ingufu, yazaga mu misahane ya mbere, yicaraga kuri ya mbere ya nyuma y'abasaza n'akabando kari ya mbere ya mwe y'abasaza. Rero bigeze aho ingufu zigabanutse, tugashingira abagemuzi Eucharistia yamusuraga mu rugo buri gihe. Ntabwo yigeze abura Eucharistia, ntabwo yigeze abura ijambo ry'Imana. Twashima Beneso yabigizemo uruhare rwose. Mu bihe bye bya nyuma rero yaje, nta burwayi yakunze kugira, ntabwo yigeze arwaragura, kuko yakundaga umurimo, agakunda Imana. Gasenga, ntabwo yigeze arwaragurika, kandi akanga guhemuka, akabana neza abantu bose, ahubwo agakemurira abantu ibibazo. Mu minsi mike nk'ibyumweru na 2 mbere y'uko yitahira, nibwo yagize uburwayi tubona ko budakanganye cyane. Tumujyana kuri dispensaire hariya, bahita baduha transfert kuri hospital. Tugezeyo tubana abaganga batubwira ko ari ibintu byoroheje, baratuvura batubwira ngo tujye mu rugo. Tugeze mu rugo, hashyira umunsi umwe, umunsi wa kabiri tubona birakomeye, ababara, duhita dusubiyeyo, ariko ubu umusubije barambwira ngo ariko ubundi uranjyanayo, ko naniwe mubirananiye muranjyanayo. Arambwira ati rwose ati niyo igihe kirageze, wikirwoye, ntabwo ari kwigorana inshingano, tujye kwa muganga. Mujyanayo, mugejejeyo, abaganga barasuzuma, baravura, baravura bati nta kibazo gikomeye cyane, mujye mu rugo, ntihagire ikibazo muzamuka. Kuva uwo munsi yarambwiye ati ntuzongere kunkora hano musubize hariya. Ubwo hashize icyumweru kimwe umubyeyi wacu, ariko mbere y'uko nyine yigendera, ubwo twabonye ari aho agenda ambwira ati kerega ati nta kibazo, kandi muramenye nihagira ikiba ntazabire umuntu urira. Inshingano zanjye narazikoze, zikora neza, nta mpamvu yo kongera yewe aho ngenda hasi. Rero hashize ubwo hahoraga ni kwa kabiri ngira ngo padiri
yaje kubisakanira by'ahantu sakramento y'ubusibwa bw'abarwayi kabiri yari muhari. Ubwo rero umusaza aritaye bigira uwo yakoreye muri ibyo bihe byose. Rero ndashima muri ibyo byose ndashima, ndahera ku muryango wanjye, ndashimira umuryango wanjye uburyo urugo rwanjye uburyo rwamugaye bugufi. Ndashima umwana we muto kuko yabivugaga, umuryango wa Charles nawe ntabindi kumuba bugufi, bakorera ibishoboka byose kugira ngo umubyeyi wacu neza mugabungwe. Ndashima abantu benshi, ndashima abaturanyi bacu uburyo bamubaniye, ndashima aho yaturutse umuryango mugari we, abana be, abuzukuru, abuzukuruza n'ubukuru. Hanagira ngo nabibabwire, Rukara Yozefu yari afite abana 9, ariko hafi 3 hasigaye 6, abuzukuru 32, abuzukuruza 22 n'ubutanu. Aritaye rero ashimutore, ariko nanone ashima mwewe mwaje kudushyigikira ngo tumukorere ibirori bye cyane, tumuherekeze nk'intwari gitore. Mwakoze kuza. Ashima by'umwihariko abo dukorana, haba muri kampani Tunyange, haba mu ruganda n'amatungo mu Rwanda. Hari abari hano, hari n'abatashoboye kuza. Hashima muri rusange mwese abaturutse hirya no hino, hari abaturutse Musanze, hari abaturutse Mutara, hari abaturutse Burera, hari abaturutse aho twagiye dukorera hose twagiye tugera. Hari n'abamuryango mugari wacu wo mu rugo baturutse Ijanja. Rwose mwese mwumve ko mushimiye mwe muri hano n'inshuti zacu zaduherekeje. Ntabwo nakwirirwa mvuga menshi, birahagije, andi muraza mugenda muyumvamo muri kumwe nabo. Gahunda turakomeza tuganire, reka ndekeraho, ahubwo akurikireho imfura yacu Kalisa. Bikumvikana egereza kubona bikumvikana tureka kuzwe bavandimwe babyeyi batubyara muramba bari cyakora ntabwo rimeze neza kubera nyine nari maze iminsi mfite akabazo. Ubwo rero kugira ngo uyu nguyu avuge ngo nanjye nimetereza mbese uwagutanga yaburangiza, mbese uwagutanga yahera he akageza. Yozefu Rukara data yarambyaye ambyara ndi imfura ye, amaze kumbyara ndi imfura ye ariko anyita Nyirankiko Kalisa. Ariko papa ikiwanyise Nyirankiko wari uri kubura, ati rero mwana wanjye kandi wita Nyirankiko, ati nuko nakubyaye, ati twambutse amazi magana. Mbese burya navutse mwaramuzana nayahe. Ubwo umumvizo kuri yavuze ko yagiye Gatanga, ubwo twaragiye tugezeyo, navuye cyakora no kumenya ubwenge ukuntu bagendera mu ndege no mu mazi, ibyo byose ndabizi. Ariko akatwita uyu mubyeyi yapitayeho, atari nyenyeri, abamukomokaho bose baba baturanyi. Uyu mubyeyi mbese imico ye ntabwo biriya bavuga ngo kugira urukundo, kugira ibyishimo, kugira amahoro, ibyo byose yari abifite.
iyo wamubonaga yari umusaza kandi akiri na muto, akiri muto yahuraga n'abana bato b'abaturanyi, yahura n'abana bato yari afite umutwe w'intore, akabereka agakina akabereka ko bahamiriza mutumva cy'umuganda. Abana bakamukunda batihamiriza neza Yosefu n'igifu n'umuganda. Ubwo abana abuzukuru be abashaka kwinangira kwiga akabahendahenda, hari n'abo yagendaga ahetse ku magare, ku igare iko yararize, wekureka kwiga ni byiza, akabajyana ku ishuri. Yawe bakiriho nubwo kuko bamutanze kwigendera, yawe bakiriho babyivugira. Ubu ntabwo nabona uko murata no kuba dufite uyu musaseridoti, uyu mupadiri wamuturiye igitabo, ni kubwe mbese urebye ukuntu yashyigikiraga abana kugira ni byinshi cyane, ntawavuga ngo abyangize. Ari bitwaye ari abavukana nawe, abahungu babo iki nta mwana yumvaga ko yakwandagara ari kure. Ibyo akaterwa rero n'urukundo n'ibyishimo yabonanaga ku mutima, ariko ntabwo yumvaga umuntu yambirizwa. Ubwo rero kwirwa ntondagura byinshi sinabirangiza, ntawatangiza, ahubwo iki nshimishijwe no kugira ngo umwana we yitoreye Imana yaduhaye, abantu turi igitambo cyo gushimira Imana, kandi iki gitambo tukaba kimuherekeje mu kunyagasani inama y'uruko ridashira, amuhereza iteka, aruhukire mu mahoro. Yarakoze, Imana izamushimira. Murakoze. Ubwo n'undi mutangabuhamya Andrea Mugabushaka abigera hino. Murakoze kuza kudufasha guherekeza uyu mubyeyi wacu. Yewe nitwa Andrea Mugabushaka, nanjye nkaba n'umugabo w'imyaka 58. Uyu mubyeyi Yosefu Rukara yambereye umubyeyi w'abatisimu, ari cyuhitiyemo kubera ibikorwa nari namubonyeho. Yarangwaga no gukunda Imana n'abantu, akarangwa n'ubunyangamugayo, akarangwa no gukunda umurimo, ugasanga atera ikirenge mu cya Yosefu, urugero rw'abakozi. Muri uko gukunda Imana n'abantu, yari umuntu ukunda kandi agatanga. Yari umubyeyi w'umukirisitu gatolika ufite ibikorwa yashishikarizaga abantu gukunda Imana no gukunda umurimo, agakundisha abana be natwe muri batisimu gukunda ishuri. Muri uko gukunda umurimo, uyu musaza niwe muntu wagiraga ibiti by'imbuto by'amacunga menshi cyane. Umwana wese wabaga afite, ni nayo mpamvu mubona iki gihe abantu bamwe basigaye barwara indwara z'imirire mibi, kuko muri iki gihugu ubona imbuto zarabaye nkeya. Ariko uyu musaza yahingaga amacunga menshi cyane, kandi umwana wese wumvaga afite ikibazo yaragendaga bakamuhanurira, akarya, yahaga, agataha. Uyu musaza yaranzwe n'ibikorwa byo guhinga no korora. Yagiriwe no korora, akagira n'inka zikamwa. Yakamiye benshi kandi yoroje benshi, natwe turimo. Rero uyu musaza ibigwi bye ni byinshi, yarangwaga nanone n'ikintu bita kwizihirwa. Uyu musaza yakundaga kwizihirwa kuko iyo yabaga yatanze ubusabane mu rugo, abana be uko mubareba nabo ni intore, bamaraga kwizihirwa bose bakajyamo bakabyina. Mu gihe hari ahantu ubona hari umuryango ukora ubusabane, ahubwo bukarangizwa nuko haje amahane. Uyu musaza ikintu cyamuranze muri uko kwizihirwa nuko yenda nko ku matorero ya leta, ku minsi mikuru ya leta, cyangwa se hari iminsi mikuru muri kiliziya,
baramwifashishaga kuko yagiraga itorero ry'intore, izo ntore zikazaseruka ku minsi nk'iyo ngiyo. Rero iby'uyu musaza ibyo yakoze ni byinshi, ahubwo twe tukiri bato, abakiri bato, bizabaho urugero rwo gukunda Imana no gukunda abantu kandi no gukunda umurimo. Imana imwakire aruhukire mu mahoro. Ariko by'umwihariko nkaba nashima umuryango wa Yosefu, nkashima cyane Theogene rwose, Imana izamuha umugisha. Nanjye uyu musaza yaramaze kwimuka haciye agahe. Uyu musaza yakundaga gukumbura, waba wageze nk'inaha akakubaza abana, akakubaza abaturanyi, ariko waba nawe nanjye nasubiye nabwira abantu ntinabonye Yosefu, ukumva nabo abo baturanyi bari bakumva baramukumbuye cyane. Rero hari ibyo tutahagarika nk'uko umusaseridoti yabivuze, igihe kibaho cyo kubaho n'igihe cyo kugenda bigashoboka. Ariko Theogene, karame nawe, Imana izaguha umugisha n'umuryango wawe, umwitaye kuri uyu musaza. Murakoze. Rero nahoze mbabwira ko hari umwuzukuru wa Rukara utashoboye kugera hano aba mu mahanga, yohereje ubutumwa. Hari umwuzukuru wa Rukara nanone ugiye kuvuga ubutumwa. Ese nabuvuga ubw'abana, umwana nawe ari wowe ubivuga. Nakuvuga ubutumwa. Mbona ko twese turaba turi. Kristo yakoze. Nitwa Jean D'amour, babivuze, nanjye ndi umwe mu buzukuru b'umubyeyi wacu Joseph Rukara, wasoje ubuzima bwe hano kuri iyi si. Nanjye rero byose nanjye nabanye nawe, nanjye ndi umwe mu bo yakamiye, ndi umwe mu bo yagabuye. Rero umwuzukuru mukuru witwa Kayiranga yaduhaye ubutumwa ngo tubushyikirize abaje kwifatanya natwe muri ibi birori. Ubutumwa buragira buti: babyeyi b'ungano, barumuna banjye, bana bacu, namwe inshuti bavandimwe, maje kudutera ingabo mu bitugu, Yesu Kristo akuze. Kuri uyu munsi twese twuzuye intimba bitewe no kubura umubyeyi wacu. Ni umwanya twongeye guhabwa ngo dushimire Imana kuba yaramutije ubuzima burambye bwatumye agira uruhare mu mikurire n'imibereho yacu twese. Sogokuru umubyeyi, ushoboje urugendo rwawe neza muri iyi si kuko wayibayemo inyangamugayo, uharanira icyagirira abantu bose akamaro, abawe n'abatari abawe, abo wari uzi ndetse n'abo utari uzi. Ibi bikorwa byawe by'ubupfura by'indashyikirwa nibyo byaguhesheje umugisha ugushajishije mu misangire isa n'ijambo dusanga muri Yobu umutwe wa 5 umurongo wa 26, aho rigira riti: uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Sogokuru umubyeyi, abagize amahirwe yo kukumenya no kubana nawe ukiri muto, tukuziho gukunda umurimo, by'umwihariko kwita ku matungo y'umuryango. Ku giti cyanjye sinzibagirwa uko njye na Theogene batujyanaga kuragira inka zarimo iyitwaga Ruterezambuga yicaga, uko batujyanaga kwikorera urukangaga rwo gusakara ibiraro by'inka, uko waduciraga amacunga, uko watubwiraga udukuru kuko mwabaye ikatanga n'ibindi n'ibindi. Ugiye twari tukigukeneye kandi twari tukigukunze, ariko kandi naho ugiye usanzeyo abagukumbuye kandi bagukunda, by'umwihariko uwo mwashakanye mwafatanyije kutwibaruka bagaragaza Bernadette batuvuye mu myaka 20 ishize. Usanzeyo kandi bamwe mu bo Imana yari yarabahaye barimo ubuheta bwanyu Ngaboyisonga Karoli, Kakuze Josephine wamugwaga mu ntege, ndetse na bucura bwanyu na Felician. Usanzeyo kandi na bamwe mu abuzukuruza bawe bose uzabadusubiza, maze mwese muhuze urugwiro kandi mukomeze mu buzukire mu mahoro. Imfura mu buzukuru Kayiranga.
tugiye guhamba umubiri wagenewe gupfa n'umubiri wacu Yozefu Rukara. Dusabe Imana izamuzura afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirire impuhwe igihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, maze azasenderezwe ibyishimo bidashira. Dawe nyir'ubutagatifu, turagushimira kubera abanyamana n'abapfuye, kuko washatse ko uyu mubyeyi wacu Yozefu Rukara aba ariwe watumye dukorana hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wa Yezu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burushaho imbaraga yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, turagusaba duhuje umuvandimwe tugira tuti yaba ari mu ijuru. Twizera kandi ko twemera yuko tuzasohoka, ni muri uko kwemera tugiye guha uyu mubiri umubiri wacu Yozefu Rukara umugisha. Imana imuhe umugisha, izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Yozefu Rukara, abamarayika bakujyana mu ijuru, nugerayo abaho Imana bakwakire, bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Turakomeje n'urugendo rwacu twerekeza ahateguriwe Sana Mwana na Roho Mutagatifu. Dusabe. Nyagasani Yezu Kristo, iyo umaze gatatu mu mva watagatifuje imva z'abakwemera, niyo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe, uhe umuyoboke wawe Rukara Yozefu kuruhukana amahoro, uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we, kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amen. Nizere ko bose biyandikishije kugira ngo baze kubasoma byoroshye.
umubyeyi wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani mu iruhuko ridashira maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Amina. Nyagasani mu iruhuko ridashira maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Nyagasani mu iruhuko ridashira maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Yego, ubwo rero twakwigira hirya gatoya uko mwari bumeze, none tugahigamira abatekinisiye bagiye kudufasha. Niwe ubinguriye igikorwa cyo gushyiraho indabyo ashyize hejuru. Tugiye gukurikizaho abana Mwashyize hejuru ariko tubona ukuntu twafata. Dushyire hejuru. Dushyire hejuru. Tuzimureba yo. Tutwicira kamera wa mugabo. barakoze cyane. Byadamuro cyane. Tugiye gukurikizaho abuzukuruza. Abuzukuruza bagezeho. Ntabwo muri kumfatira amaboko se. Muhoza se. Waturebye mabuja. Donasi. Fasha. Fasha mugireho. Arahari deja. Kristera. Abantu ubu. Ari Kristera. Amiri Gacuma Ngendo barakoze cyane. Barakoze famiye Alphonse. Kristera. Kuri kwiruka. Barakoze cyane famiye Alice. Barakoze cyane famiye Alice. Famiye Charire. Famiye Charire. Barakoze cyane. Paruwase ya Bumara. Uzikamana ukuntu hano. Na padiri ari. Ntabwo murahura. Barakoze cyane Paruwase ya Bumara. Famiye Mbaboneyeho. Wowe wowe mushya wadutaye n'akantu kandi kagana ku muntu wajyaga barakoze cyane famiye Mbaboneyeho. Mbaboneyeho hagiyeho famiye ya Kandekwe. Barakoze. Keretse hari undi waba wazanye ururabo nawe tukamuha umwanya akarushyiraho, ntabwo tuzareka kwitwa bene kanaka.
ubwo rero tuzahora tubizirikana. Igikurikiyeho ni ukugira ngo iyi mikoro ihe umukuru w'umuryango yongere adushimirire abadutabaye kandi noneho atubwire n'igikurikiyeho. Abanyabumara mwabumvise muri paruwasi nkoramo ubutumwa, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Ndakuramutsa Mariya, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twabanyabyaha kuri ubu igihe tuzapfira. Bikira Mariya nyir'impuhwe, agutakambira mu murengero ubusabire, icyo bituma mwizera. Ndakugana nkuganyira umugore ukunda umunyabyaha, yewe mukiza kwirengagiza ibyo akubwira, by'ububyiteho. Uwo Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ubahe n'ubu n'iteka ryose. Mwamikazi w'amahoro, umubyeyi utabara ingo z'abakristo, rebero ry'ubutungane, wowe umara intimba abayifite, Yozefu Mutagatifu, Yozefu Mutagatifu, bazina bacu batagatifu, Nyagasani Yesu n'abane namwe. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Ubwo gahunda niyo yabafashije muri uyu muhango. Rero nitwa Padiri Flora Uwimana, nkaba umwe mu bagize umuryango wa Yozefu Rukara, nkaba n'umupadiri wa diyoseze ya Ruhengeri ukora ubutumwa muri paruwasi ya Bumara. Mwakoze.